Ndabaramutsa bene data, ndabaramutsa mu gitondo kandi mbifuriza umunsi mwiza, umunsi Imana yawushyizeho ngo twishime, tunezererwe kandi tunezererwe muri yo. Turashima Imana ku mwuka duhumeka, turashima Imana muri byose, nta kuntu tutashima Imana, ni ukuri pe. Ubwo nkunda kubivuga, buri wese afite impamvu yo gushima. Nubwo wowe wenda utaba ufite impamvu yo gushima none aha ngaha, usubize n'amaso inyuma ukareba aho Imana igiye gukura, nta kuntu utayizamurira amaboko uvuga uti Imana ndagushimye. Kuko iyo aba atari wowe simba ndi hehe, iyo aba atari wowe mba ngeze he, simba nkiriho, ariko kubw'ubuntu bwayo iracyahagaze kandi ni ukuri iragufite n'imigambi myiza. Turi muri wa mwaka twinjiyemo, umwaka mwiza ni ukuri wo guseka. Bene data, iyo Imana itanze ijambo, biratubwira ngo Imana irinda ijambo ryayo kugera risohoye, iraririnda ngo kugera risohoye. Natwe rero bivuze ko dufite responsibility hariyo yo gufata iryo jambo natwe Imana yaduhaye, cyangwa se n'iryo yaguhaye ku bwawe wenyine ku giti cyawe ukaririnda. Nimba Imana irinda ijambo ryayo kugira ngo risohore mu buzima bwawe, nawe ugomba kurinda ijambo Imana yaguhaye kugira ngo rizasohore mu buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Urisengeremo, umva uryizereremo, kuko ari Imana yavuze ngo abiringiye abantu ngo bakorwa n'isoni, ngo ariko Mana we ntujya uhemuka. Uko iyo ivuze yo ntihemuka, irasohoza. Ariko ishaka ko nyizera nkamenya ko ijambo yavuze ari ukuri ku buzima bwanjye, nyizera nkamenya ko icyo yamvuzeho nicyo cya nyuma, nubwo haza iki, nubwo haza abarozi, nubwo haza abameze bate, nta na kimwe kizahagarika ijambo ry'Imana gusohoza mu buzima bwanjye njyewe nindyizera kandi nkamenya ko Imana ishoboye. Haleluya. Ntucike intege, ntumva uzi ko hari igihe n'umwaka utangira abantu batangiye gucika intege, bakawinjiramo ku itariki ya mbere bashima, bari baraye mu rusengero. Haleluya. Ijambo baryumvise bavuga ati Imana yavuze gutya, ariko uko iminsi igenda ugasanga umuntu yatangiye gucika intege. Haleluya. Umva n'umwaka ntaho uragera, ariko nta gucika intege nk'abana b'Imana. Dufite Imana bene data, ndabivuga nkahora mbivuga kandi nzahora mbivuga kugira umwami Kristo agarutse. Dufite Imana itajya ibura guseruka, dufite Imana ifite ijambo yonyine ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Dufite Imana yatwiremeye kandi dukunda urukundo rurenze imitekerereze yacu. Dufite Imana yatwibwiye ngo mfite imigambi myiza ku buzima bwanyu, iyo yarabwitwibwiriye. Dufite Imana iza h'ejo hacu hazaza, dufite Imana itanga imigisha. Haleluya. Ariko iyo Mana dufite ishaka ko nawe ubwawe mama kanaka, nanjye ubwanjye, cyangwa se hari undi muntu wese uri kumva rino jambo, kuvuga uti Mana nzakomeza nkwizere, nizere ijambo ryawe, nizere ijambo ryawe, nkwizere kuko niwe wenyine uzi na h'ejo hanjye hazaza. Haleluya. Nawe ubwawe uvuga uti simpazi, ariko Imana irahazi ngo izi imisatsi ufite umubare w'imisatsi ufite ku mutwe, umubare wose Imana irayizi. Haleluya. Niyo mpamvu ngo ntitukajye twiganyira, ngo ariko muri byose tujye dusenga twinginga kandi dushima, niko biri tubwira ngo ruhungwa amahoro y'Imana ngo azasakara he muri twebwe. So habuya ngo uhangayikijwe wenda mu mubiri cyangwa se famiye cyangwa se amafaranga, ibintu byose byaguhangayikira, ngo habuya ngo ufate uwo mwanya uhangayike, ngo uzajye usenga, uzajye winginga kandi unashima. Uzi impamvu? Kubera ko uzi ko iyo usenze Imana irakumva. Hari ijambo nshaka kubuganirizaho cyane uno munsi biva kuri Yohani 16:13 bavuga ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho, kandi ngo azababwira ibyenda kubaho. Igihe n'igihe Yesu yavuganaga n'abigishwa akababwira avuga ati ni byiza ko ngenda kwa Data, hariho kugira ngo uyu mwuka avuga uzaze muri twebwe. Haleluya. Uyu mwuka rero, umwuka wera waraje uba muri twebwe. Niba warakira umwami Kristo n'umukiza mu buzima bwe, uyu mwuka wari ufite, ni wa mwuka wera ujya wumva wenda kuvuga ati umva, ukakubyutsa ngo usenge. Wa mwuka ukubwira uti tanga, gira icyo ufasha uriya mama ameze gutya na gutya. Wa mwuka ukagira ngo wenda ngo nuko wenda ngo ubitekerejeho cyangwa se icyoya, ni wa mwuka ari uti haguruka aho ngaho wari wicaye hafi,
haleluya, aho indege bari gufata ntuyifate, imodoka bari gufata ntuyifate, kubera iki? Hari n'ibyo kubera ko izi n'ibizaza, wa mwuka rero ngo uzatuyobora muri byose bene data. Uyu mwuka wera Yesu niwe yasigiye buri muntu wese wamwakiriye kugira ngo atuyobore muri byose, kugira ngo atuyobore, kugira ngo atwigishe, kugira ngo adufashe, kumva ngo nta kintu na kimwe atazi. Niyo mpamvu rero ifu kumumenya. Iyo utamenye ko ari muri wowe, wa wundi greater ukomeye uri muri wowe, ubaho ubuzima busanzwe, ubaho ubuzima buvuga ngo ese noneho ejo bizagenda bite, ubaho ubuzima bwa ese noneho Mana yanjye, kwiganyira kwinshi cyane. Ariko iyo ufite umwuka wera araza avuga ati humura, humura tuza, Imana iza h'ejo hazaza. Ukumva uranezerewe no mu bibazo, ukumva uranezerewe no mu bikomeye, ukumva ukabona uri guseka kandi ibintu bikaze. Kubera iki? Hari umwuka wera uri muri wowe uguturisha umutima, akavuga ati humura, humura. Haleluya! Uyu mwuka rero twarawakiriye, ariko ifu kuwumenya kandi ugasabana nawe. Haleluya! Ni umuntu uba muri wowe, ni umuntu we. Tuzi ko Imana iri mu ijuru, Yesu ari mu ijuru, ariko ntago badusize nk'imfubyi, niko ivuga. Ntago yadusize nk'imfubyi, yatwohereje undi nka we kugira ngo abe muri twese, abe muri buri muntu wese wamwakiriye. Haleluya! Abe muri muntu wese wamwakiriye kugira ngo atuyobore. Niyo mpamvu rero iyo usabanye nawe umenya imvugo ye, umenya icyo ari kuvuga, umenya ko ari we wavuze. Iyo usabanye nawe umenya icyo gukora, umenya aho ujya, umenya ibyo utekereza. Iyo wasabanye nawe uramumenya, ukamukunda, nawe akakuyobora, akakwigisha. Uyu mwuka wera ngo kandi biravuze ngo ariko ngo umwuka wera ngo uwo mwuka w'ukuri naza ngo azabayobora mu kuri kose. Bivuze ko ikintu kitari ukuri ntago nakisangamo, reka mvuge gutyo, cyangwa se ngo ukisangemo, kuko ngo azatuyobora mu kuri kose, kuko ngo atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga. ngo kandi azababwira ibyenda kubaho. Haleluya! Azatubwira ibyenda kubaho, azatubwira iki? Ibyenda kubaho n'ibyagombaga kukubaho. Haleluya! Ako kanya nk'umunota umwe cyangwa ibiri, ukumva umutima wawe usamuha ugize ukumva ufite nk'ikintu kikubujije kujya aho wagombaga kujya. Umwaka utaha umwuka wera ati nzagukorera ibi, nzagukorera, nzabikorera. Haleluya! Mu byo uri gupanga byose ukumva ijwi rivuga ati nzabana nawe, kandi uri kubipanga mu myaka 5 izaza. Kubera iki? Arabizi n'ibyenda kuza, arabizi imigambi Imana yibwira kutugira twese, umwuka wera arayizi. Niyo mpamvu aza akayitugezaho. Ariko iyo utazi kuri umufite, ubaho nk'imfubyi koko. Haleluya! Ubaho nk'imfubyi. Imfubyi ntago, reka nkubwire, ntago ari abantu benshi ni imfubyi mu mubiri, ariko imfubyi nanone ni yayindi itagira se itafite umwuka wera, mvuge gutyo. Kubera ko ntuza h'ejo hazaza, nta muntu ufite kugira inama, nta muntu ufite ubabaye wakugira ati waguhumuriza. Haleluya! Ariko iyo umwuka wera ari muri wowe, akubera so, akakubera mama wawe, akakubera umuvandimwe, akakubera inshuti. Haleluya! Haleluya! Ukumva uranezerewe bene data. Niyo mpamvu rero icyo nashishikariza njyewe ubwanjye, reka nihereho, ni ugusaba n'umwuka wera, nkamumenya, nkumva ijwi rye. Haleluya! Kuko iyo tumenye nk'ijwi rye, bituvana mu kwiheba, bituvana mu bibazo twahura nabyo, bituvana mu bubabare. Haleluya! Ahubwo bikatujyana mu mahoro, muri faveri y'Imana. Kubera iki? Is a master communicator. Afite ukuntu ajya amvugisha, nawe akakuvugisha, akavugisha mama kanaka bitandukanye. Haleluya! Kubera ko aratuza, azi imitima yacu, azi imitekerereze yacu. Haleluya! Niyo mpamvu uyu mwuka wera twakiriye tugomba kumwubaha, tugomba kumukunda, tugomba kumureka akaba ariyo buzima bwacu, tugomba kumureka akaba ariyo wigisha abana bacu, tugomba kumureka akaba ariwe utuyobora mu ngo zacu, mu buryo dukora byose, mu mabizinesi, mu kazi. Iyo umuretse akakuyobora, ubuzima bwawe bugenda buva mu bwiza bujya mu bundi. Haleluya! Ongera rero ufate umwanya, nanjye mfate umwanya, nongere nige kuri uyu mwuka wera, nongere nsobanukirwe uyu mwuka wera, nongere ngire ubusabane n'umwuka wera. Nawe kandi ni uko. Haleluya! Haleluya! Bibiliya iratubwira muri Zaburi 32 umurongo wa 8 ngo umwami ngo aravuga ngo azatuyobora muri byose. Haleluya! Ngo azatuyobora mu nzira zacu, inzira tuzacamo zose.
azatuyobora, azatugira inama. Haleluya! Ni ukuri bene data, uyu mwuka wera uzi ko umwuka wera ni wa mwuka wera wakora n'ikintu kibi cyangwa se wabeshya cyangwa ugira gute ukumva urahangayitse uti kuki nabeshye koko, kuki ntavugishije ukuri koko, kubera iki nakoze bino bintu koko, kuki nahemukiye uno kuko twebwe ntabwo umwuka niwe uvuga ati kuki wakoze biriya, kugira ngo umuntu yihane, kugira ngo umuntu asabe imbabazi. Haleluya, haleluya. Reka tumumenye rero kandi tumukunde, umva tumukunde, nanjye ndashaka kubyiga kurusha kumukunda, nkamukunda kandi tukamenya ijwi, tukamenya ko ari we uvuze. Uzi ko hari abantu batazi gutandukanya amajwi, ese ni Imana ivuze, ese ni Satani ivuze, ese ni mama kanaka uvuze, amajwi ntituyatandukanye. Ariko kubera iki? Uzarebe umuntu wese wasabanye nawe, uzarebe nk'umubyeyi ufite umwana, nubwo umwana we yaririra kure ahita amenya ko ari ijwi ry'umwana we, sibyo se? Ahita abimenya pe! Cyangwa se umugabo n'umugore bamaranye igihe, iyo avuze aravuga ati kana karaje, kubera iki? Baramenyeranye, barasabana, bamaranye igihe kinini, ku buryo ijwi ryawe araryumva nubwo wavugira mu hantu hanini, ahantu hari abantu benshi. Kubera iki? Muba mwarasabanye, muba muziranye. Ni kimwe n'umwuka wera rero, reka tumuhe igihe cyacu kurusha ibindi bintu duha igihe kuri iyi si, kuko niwe uzi ngo n'ibintu bya kera, niwe uzi ibizaza, ibyashize n'ibizaza, niwe uzi kutuyobora mu nzira Imana ishaka ko tugenderamo, niwe utwigisha kuba ubuzima Imana ishaka ko tubaho, niwe utugezaho amakuru y'umurwa bene data, akatubwira iby'umurwa, iby'Imana iri utekerezaho. Niyo mpamvu iyo umufite, haleluya, uba unyuzwe bene data, uba ukomeye. Haleluya, haleluya. Kandi abasenyera ngo n'abatarakira umwuka wera, haleluya, mwebwe mwakiriye Kristo n'umwami Yesu, mwakira umwuka wera muri aka kanya, mwuzure umwuka wera mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Nimumwakire, mwakire, mufungure imitima yanyu, mumwakire mu izina rya Yesu, kandi mwuzure umwuka wera muri aka kanya, aho muri hose, mu izina rya Yesu Kristo. Nimwakire umwuka wera, kandi ubuzima bwanyu ntabwo buzongera kuba uko bwari bumeze, mu izina rya Yesu, amen. Ndabakunda cyane bene data, Imana ibagirire neza, ibahe umugisha. Uyu munsi rero musangize ino jambo, ni ukuri n'abandi benshi aho nk'uko musanzwe mubikora. Yari Pastor Ruga, amen, amen, amen.